Ikaze kuri Vero yawe TV. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa muramubona ni umupasiteri tuheba ari umukozi w'Imana. Tubahaye ikaze na karibu kugira ngo muze mukurikirane ikiganiro uyu munsi twabazaniye. Muramubona. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye cyane, Mana igira neza, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo rwawe, tugushimye ko waturinze, tugushimye ko watugiriye neza, izina ryawe nihabwe icyubahiro. Mana data, twese turatangiye rero mwami Imana, nyemera muri aka kaga dutangiye mwami Imana, ubazubane natwe utugiriye neza. Mana habonetse mwami Imana abarwayi nyagora ku ngoma, manukira kwibahisha Mana, manuka mwami Imana data, twese ukora imirimo itangaza. Oh haleluya. Uri umukozi w'umuhanga, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambi itarumba, uri ubwugamo bwacu. Mbese ya muzima turaguhamagaye, ababyeyi bari imbere yawe, abagabo bari imbere yawe, abakobwa bari imbere yawe, abasore bari imbere yawe, abakecuru bari imbere yawe, abasaza bari imbere yawe, nyemerera kandi bakize, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Uri Imana igira neza, uri Imana itagihinduka, uri Imana isize amasezerano. Toka mu izina rya Yesu, ndirukana abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndananiza ibyiyoberanya, ibyihimbaza, ndakubita hasi mu izina rya Yesu. Mana ndaguhamagaye, uze ukora imirimo itangaza mu izina rya Yesu. She kuzimu, toka dayimoni, ndakuroha mu nyanja yaka umuriro, ndagutwika mu izina rya Yesu. Kuzimu, uri Imana yumva gusenga kwacu rero, uri Imana ibohora, bohora ababyeyi batwite. Mana nubabohore, nubahe guheka, ubahe gukikira, ubahe kubyara neza, izina ryawe rishimwe. Ni wamamare Mana, wamamare mu banyamahanga, wamamare mu barozi mu izina rya Yesu. Amina. Yesu Baba Mungu, wala sisi lebora tayazini waziminira faya. Uruwiteka, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Mana narakubonye, narakubonye ibyaza ababyeyi, narakubonye ukiza abakecuru, narakubonye dushingira abakobwa, narakubonye dushingira abasore. Mana narakubonye, nuhabwe icyubahiro muri aya masaha mwami Imana. Nyemera data twese, Mana ndakwinginze kugira ngo wiheshe icyubahiro ababyeyi mwami Imana, nubakize Mana data twese, abasaza nubakize mu izina rya Yesu. Ndabirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu. Toka shitani kuzimu katika jina la Yesu. Imana igira neza, Mana narakubonye, Mana uduca inzingo, Mana narakubonye, Mana ndakunya guhora ku ngoma. Oh haleluya. Uri Imana umva gusenga kwacu rero, uri Imana igira neza ugaca bukira. Mana urutetero bayisenga amacumu ageze wandabaga. Mana narakubonye, agukwiciro wisize, ndakwiciro wasizwe. Mana ndakwinginze kugira ngo akakanya mwami Imana. Mana nziza, Mana ikomeye cyane, abantu bapfukamishije amavi n'umutima hahanu mwami. Nyemera data twese, wohereze marayika muganga, marayika Mikayire abasenguruke Mana data twese. Nyemera muri aka kanya Mana data banezerwe n'ijambo cyawe. Jambo riratubwira ngo gabazi Imana yabo bazakomera, niba gukomera kuri iby'ubutwari. Ndakwingize muri aka kanya, wera wa Isirayeli, nada twese utanga amashimwe kuri ababyeyi, utanga amashimwe kuri ubwoko bwapfukamishije amavi n'umutima. Izina ryawe rishimwe. Reka buri umwe wese ahaguruke mwami Imana akize, natwe tuzamukiwe tugushimira ko wabigenje neza. Urakoze rero, turatuje nutuze, ngagatseke muri byose, ni mu izina rya Yesu nyamaje nizeye. Amen. Mukore subscribe, share, comment kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byacu bihoraho. Murakoze. Amazina yanjye n'uragiye Jean Bosco. Ayo niyo data na mama banyise. Ubu mundeba ahangaha nabanaga n'ubumuga, mfite ubumuga. Ariko ntabwo byankanze kuko natavugira Imana, kuko ari byinshi yankoreye. Hari benshi badafite amaguru, hari benshi bafite amaguru ariko batavugira Imana. Ariko nge ndayivugira pe.
Devugira yanyikishije amavuta narakuze mbaho ngaho mu buzima bugoye cyane mu buzima buruhije ariko imana iguma kubana nanjye ingirira neza gusa iki kijya kinezeza cyane nuko imana yo itagira ikangwa na biracitse icyambere ni ukuyubaha cya kabiri ugakiranuka ku gato no ku kanini ndibuka neza mu mwaka wa 2011 naje guhura n'ingorane zikomeye cyane uburyo nakizwagamo rimwe na rimwe abona ubuzima buranga ariko nyuma yaho naje gufata umwanzuro nkufashe ndavuga ngo wakorera imana ko mbona abandi bayikorera njye ninayikorera ngo bigakunda imana yaje kubyemera ndayikorera mu mbaraga zanjye nayo mfite na nisanda cyayikorera ndarinda mpfa ndarinda mpfa gusa naje ahangaha kugira ngo wowe ureba ubuhamya nucike intege ukomeze urugendo watangiye gusa imana ikintu ishaka umuntu wibyiza ukuri yego kakiranuka ku gato no ku kanini ukajya usenga uko bikwiye nkatwe bakozi b'imana mu murimo dukunda guhurana n'ibigeragezo ibibazo intambara kuvuga uhagaze nk'uwo aha ureba biragorana njye ndi umusore najyaga nirata ariko ndirata Kristo wangiriye neza wampaye imbaraga ubu ndayivugira imana mu muryango ninjye wakijwe urimo kugira ngo ukizwe rero mu muryango uri umwe biragorana cyane bakozi b'imana namwe murimo kureba ubuhamya bwanjye gusa ujyo witoza gusenga witoze gusoma ijambo ry'Imana ariyo mpamvu nababwiye ngo mu ndeba hangaha nasuko navutse mbeze gutya ahubwo ishitani cyangwa ni Imana yashatse kugira ngo nzayivugire nzayikoreshe ababyeyi 94 nibwo navutse ababyeyi banje narakuze nsanga ndi muri ubuzima nkabaza mama se mama nabaye iki cyagende gute naravunitse ese barangunze byagende gute ababyeyi nibo bambwiye ati ni uburwayi wagize uburwayi bw'imbasa niyo ngize gutya ariko murabona ukuguru ko kumeze ariko kubasha kubyinira Imana mu kwitira Imana mu mashyi rimwe naje kugenda ahantu basengera umukozi w'Imana umwe arambwira ati rero wa musore wahaguruka tukakubwira uko Imana itubwiye mbanja gushidikana bati si koko ni Imana koko ariko naje kubabwira ko Imana ihari kandi ivuga ambwira ati wa musore we gusa Imana iragukunda kandi Imana arakwimanya yego uba warapfuye ahawe haba hari bagiranye ariko Imana yo hari umugambi yaneguriye ko nzavugira ijambo nkarisangiza mwebwe muneza amatwi muri kunyumva iri jambo ni cyiza cyane gukorera Imana nta gihombo kirimo gukorera Imana ni byiza ndibuka neza narirukanse mu madini atandukanye shaka nabona agakiza ndahabura ariko umutima wanjye Imana nasenze
iranyemeza ati ngwino ndagushaka. Ngwino ndagushaka. Se Mana uranshakira he? Ati ndagushaka ariko bayumvugire. Nayivugiye nisanga ndi murangirikani. Ndi umwangirikani, nkunda gusenga cyane. Ndi inshuti y'umubu. Ndi umuntu utakangwa n'imbeho ya nijoro. Ndi umuntu utajya ukangwa n'ibyo kurya ngo byabuze. Inda yacu ntago ihaga, ahubwo ihaga ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Rimwe ndavuga ati rero Mana, ibi ndarambiwe kubaho njyenyine, ntabwo mbishaka. Nubatse bigoranye cyane, tarubatse birangora, ariko Imana kuko yabivuze irabikora. Ubu mfite umudamu umwe n'umwana umwe. Mudamu mwiza cyane. Namwe ni muntu mira nzamubereka. Amen. Ibyo birangiye, Imana ingabira impano zigiye zitandukanye. Hari abantu benshi batazi ko Imana ivuga, kandi Imana iravuga, kandi Imana iranakiza. Ince kubabwira yuko Imana ikiza. Ubu mu ndeba ahangaha kera nakizwa neza. Narasengaga, nabona abandi banyemana barimo kujya gusengera abandi bantu batatu. Wowe ugirayo ufite ubumuga ntabwo wasengera umuntu ngo dayimoni muvemo. Ariko nasanze Imana yo yakujemo ubasha kuyirukana, niyo waba utagenda. Nyuma yaho Imana yaje kuma impano, njya nsengera abantu bagakira. Abadamu bazinze ku nda, abo ndabasengera bakabyara. Ingo zidafite amahoro, izo ndabisengera rwose, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, bakongera bagahuza. Nize gusenga, Imana yambwiye ati ngiye kuguha akazi gakomeye, ngiye kuguha iminyago, ngiye kukwereka iminyago nzanira. Tabasi iminyago ntiyi. Narabwirije ahantu hagiye hatandukanye. Kigali nagezeyo nasenga, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Nyagatare nagezeyo asengera abantu, Imana ikesha icyubahiro. Nkunda kubyina. Njye nkunda kubyina cyane, njya ntesegwa ndimo kubyina. Mwebwe murimo kunyumva muzanumira. Muzanumira nimuryoherwa n'ubuhamya mbahaye. Gusa muzasome Zaburi 144. Haleluya. Imana ishimwe. Inje kubabya yuko Imana ikura ku cyavu. We wihebye, garura umutima ukorera Imana. Wijya kure y'Imana ngo ushidikaye ku byakubwiye. Ahubwo Imana yo ifite iki? Ifite byose muri yo. Haleluya. Numba ukunda gusenga utayibangikanye Imana, Imana izakugira neza. Uko yanabaye nawe yagutabara. Amen. Rimwe umuntu bigeze kumunzanira ari umusazi, bari bamuboshye ndabyuka neza, yaraturutse Nyagatare. Bamuzanye mu modoka, bamuboshye musha kuri moto, bamuboshye. Baramunzaniye gutya, ndamubwira ati wa mubyeyi we ndeba mu maso. Arandeba. Dayimoni yari irimo itangira kuvuga ati sinu wahe. Ndabati dayimoni ndagucecekesheje, ceceka.
icyo gihe Imana yaragiye iki yarabikoze. Umubyeyi asuye yari muzima, yanangabiye n'inka. Amen. Ari umuntu wari wagize ikibazo, umwana we yari yasaze, nawe naramusengeye, umwana arakira, yasubiye ku ishuri. Hari abakobwa bajya bazinga, abarozi muzi ko babaho, bakozi b'Imana, abantu uragutekanika, abantu barakuroga pe, ariko nshatse kukubwira yuko bararoga n'Imana, n'Imana irogora. Amen. Ngiye mu ndeba ahangaha nezezwa nuko Imana igenda ikora ibintu, nkayireba ngo bati Imana uhabwe icyubahiro. Rimwe na rimwe najya nkunda gusoma ijambo rikanezeza cyane. Imana ikambye ati humura ndakuzi, humura ntabwo nakwibagiwe, nubwo natakugize gutyo nk'abandi, ubwo nakugize gutyo nk'abandi, najya ngo unkorere. Amen. Ndayibwira ati ese Mana ubandi bayikorera imizigo, njye sinikorera imizigo, nta kintu nkora, ubu koko Mana niwamuti? Ati humura ndakuzi, nzagutunga kandi uzabaho. Cyako Mana uzantunga gute? Njye numvaga bitabaho. Hari abantu benshi bari mu nzoga, hari abantu benshi bari mu businzi, hari abantu benshi bari mu basambanyi, ariko njyewe nkavuga ati se njyewe ubwo busambanyi ni bwa mbere, ariko kubera ko Imana yamamagaye, haleluya, kubera yuko Imana yamamagariye igihe, nta mwanya n'umwe napfusha ubusa, ngomba kwivugira, abatabizi bakabimenya. Haleluya. Imana irambye ati mwana wanjye humura, nzakugirira neza. Amwe amasezerano y'Imana yagiye asohora. Amen. Yarambye ati nzagukoreshereza ubukwe narabukoze. Mfite umudamu w'isezerano. Mfite umudamu w'isezerano. Mfite n'umwana. Gusa ikimbabaza nuko hari benshi batayivugira, batayikorera, bafite amabuguru, bafite n'amaboko, bakwitiye Imana mu mashyi, bayicinira umudihi Imana nayo ikiyubahisha. Icyo kimbabaza cyane. Hari ahantu henshi nagiye ngenda hagiye hatandukanye, iminyago yo rwose yo umva ndayigereye, kuko wowe ukurikiye ubuhamya bwanjye nawe nubwumva ndabizi neza uzanezerwa n'ubuhamya. Wowe uri muri rungabangabo, ndaje kukubwira yuko Imana itanga agakiza ku buntu. Imana itanga agakiza ku buntu, kandi Imana yo ntago ari umwambuzi nk'abantu. Umuntu yakubeshya, ariko Imana ntiyakubeshya. Nje kukubwira yuko ni byinshi navuze, ariko ndagira ngo wowe unyumva uneza amatwi, ubuhamya bwanjye n'ubukuryohera, ndakwinginze uzagarura umutima, ukurikira Imana nk'iyo nakurikiye. Ibyo byararangiye, ndagumya ndasenga cyane, ntabwo nashitse intege, kuko ibibazo biba bihari, ibigaragazo ni byinshi mu murimo. Namwe mu byumva murabizi neza ngo nta muhanuzi wabo. Ibyo barakugwanya, ese uyu muntu arimo Imana, ese uyu muntu bimeze gute? Ariko naje kukubwira yuko Imana irahari kandi Imana irakora. Imana irahari kandi Imana irakora.
kandi imana iba muri twe. Iyo unageze mu rugo rwawe cyo byonyine hari icyo imana ikora. Undi twabakozi b'Imana kenshi bakunda kugena n'ibimenyetso. Wowe unyumva unaza amatwi uze gufata Bible yawe ahantu bumbura haragenda n'igisubizo cyawe. Amen. Niwumva ijambo ryanjye ndahamya neza nadashidikanya yuko Imana iri muri twe. Imana iri muri twe. Kuba ndahangaha ni ukugira ngo nanjye musangize ijambo ry'Imana iba yaramaye, kugira ngo namamaze inkuru nziza, namamaze ijambo ryayo ku bantu batarizi. Ndabizi neza hari igihe kimwe twigeze kujya gusenga ahantu badushyiramo amapingu muri covid. Ntabwo nzabyibagirwa, covid igitangira badushyiramo amapingu tuzira ijambo ry'Imana. Ariko sinacitse intege, naragomeje ndasenga. Ukwezi barashobora twambika amapingu badugishyira mu modoka, imodoka yanga kugenda. Kubera iki? Imana. Haleluya. Imodoka yanze kugenda. Tabata ariko uzi ko y'Imana ikora we. Y'Imana irakora. Ku mutima aho turi kuko ngo aha babiri bateraniye barenze umwe, Imana igiye imanuka ikabana nabo. Imodoka bakiramo konaki baratareka, imodoka yanga kwaka, twavamo imodoka ikaka. Noneho badushyiramo irimo kwaka, noneho yatiramo vitesi gatsimbure akuru umuriro kizima. Amina. Nyuma umufande baba muramagaye, aramubwira ati hari umuntu ukoze viole muri he ko tugushaka kugira ngo mudutwarire. Ati mukuremo abo batera mwaka ngo tu ngo ubundi ngo wafata abantu basenga ngo ubundi ngo waronka iki. Aho twahise ducinya umudiyo tabata. Amina. Haleluya. Mana we habwa icubahiro kuko uratuzi. Ntabwo twagiye kwiba, ntitwagiye gusambana, ahubwo twaje kukuvuga. Rero niba dutwara uraba wisebeje. Imana yabyumvise koko ntiyakemera ko badutwara. Imodoka barayerekeye barongera baragenda. Noneho tujya gusenga, turanezerwa. Imana yatubwiye ati mwabonye ko nakoze imirimo. Ndavuga ati Imana ushimwe kandi wabwe icubahiro yuko ugendana natwe. Shitani yagomeje atega imitego myinshi. Twongera tujya gusenga handi. Muribuka neza hano wigeze kurasa umuntu, yari umukobwa barashe bamurasa mu itako. Aho naho twarirukanse tuzira ijambo ry'Imana. Naje kukubwira yuko umuntu ukurikira Imana urabanza ukiyanga nk'uko Yesu yabikubwiye. Banza ukiyanga, ugakunda gusenga cyane, niwite ku byo Satani akugeragezamo, ahubwo ugakurikirana ijambo yakubwiye n'ijambo ugomba gusoma muri Bible ariyo ntwaro yawe. Mu rugo barangwanije cyane kuko ntabwo wakiza urumwe n'abasinzi, abantu banywa inzoga cyane, abantu banywa itabi.
ndavuga ati ariko rero ubu nzabigenza nabaga nafashe amasengesho nkumva umwuka w'itabi biragatsindwa gukorera Imana ngo ufata ibihe uri kumwe n'umuntu unywa inzoga cyangwa uri kumwe n'umuntu unywa itabi. Fataga amashengesho nkagenda nkajya nko mu mibyare nkiryamira nkavugana n'Imana kandi ati humura nzakurinda kandi nzaguha ibyo nagusezeranyije. Haleluya. Senze Imana ikambye ati humura ndakuzi, humura ndaje kugukemura ibibazo byawe. Ngeraho ntangira buriya hari ukuntu Imana ikubwira none bikarushaho bigarushaho gukomera, ariko ndaza kukubwira yuko nyuma yo gukomera hari igisubizo. Hari igisubizo. Yigeze kumpa ijambo riri muri Yesaya 45, muzarisome muzumva amagambo arimo. Yongera kumpa Imigani 16 ku murongo wa mbere. Ayo ni amagambo Imana yamaga ikankomeza mu rugendo. Ubu ndero hangaha nakoreye Imana ndayikora n'umutima wanjye natayibangikanya. Niyo mpamvu mu ndeba hangaha naje kwasangiza ubuhamya. Gusa wowe urimo uneza amatwi cyangwa wowe unyumva ukimara kumva ubuhamya nagusagaga kugira ngo uhinduke kurera Imana. Yewe wa musore we wahinduka, yewe wa mukobwa we wahinduka, yewe wa mubyeyi we wakorera Imana, wayibyinira ikishima. Ese ubu koko wowe urimo kureba ubuhamya ukandeba gute? Yubona simbuka nkabyinira Imana, wowe ufite amaguka kwibyinira. Hacyo ubwo koko Imana yawe yakuremye ikaguha umwuka wo guhumeka, ikaguha amaguru, ikaguha amaboko. Hari abayabuze ngo basi kandi bakomere Imana mu mashyi. Amen. Ndimo ndakwinginga ngo ukorere Imana. Ndagusabye korera Imana, basi wenda izakwihera ubugingo. Ayo magambo imaje kuyama tavuga ngo Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kunzi. Uranzi cyane, ikajya insanga mu nzozi ikansura, ikambwira ati mwana wanjye humura. Ni byinshi cyane Imana ngiye nza kuvuga ati Mana rero urabona kuvuga mu muryango umeze gutya uruhishe ibigeragezo, basi wenda naho yaba waranyishe nkavaho. Uzi uburyo yangize buriya ntugasabe ikintu kibi ku Mana, irakibwa ako kanya. Umukozi w'Imana yahise amubwira kuri telefone arambwira ati ijambo uvuze urarizi cyangwa nturizi? Ndavuga ati Imana mbabarira kuko ugenda avuze simbizi. Ati Imana irakubabariye kwiguha ikimenyetso. Ndasenga Imana arambwira ati humura nzakujya neza, nzakurinda. Nyuma cya kimenyetso kiraza.
nagiye kwitenaga ku giti, ntabwo nari nagakijwe neza. Igiti cyari kinini cyapitaga nk'ibiro bijya muri 60. Igiti cyarantunguye kinkubita mu gatuza, nakangutse ndi kwa muganga. Nanze kumva iki Imana. Rero nje kukubwira yuko Imana iriho kandi Imana ikora. Bene data muri mo kunyumva, ndabasaba kujya mu mukorera Imana, muve mu byo murimo, mukurikira Imana. Satani yasaze, Satani afite imbaraga, ayagwanya. Ariko nje kukubwira yuko Satani afite imbaraga ariko ntabwo afite kunesha. Waneshije ni Yesu. Araguhiga shitani kugira ngo aguconcomere, ariko nacyo kubabwira ngo mwirinde. Amen. Naje kubabwira ngo mwirinde, mube maso muri ino minsi ya nyuma. Mube maso, mukorere Imana. Gusa icyo kimbabaza cyane nuko hari benshi bakorera Imana bakayibandikanya. Buriya iyo ukorera Imana utayibandikanya biba byiza kuri wowe no kuri yo. Imana yacu ihemba neza, ntabwo yambura. Imana yansezeranyije ko nzajya mu izanyicazanye n'abakomeye, isezeranye ko nzajya mu bakomeye. Ibyo byose ndimo ndabibona, irimo irabikora. Ngewe rwose urampamagara, akwitaba kandi aturoherera naha. Nakubwira ati rero nanjye ndabanza mbifatire igihe mbisengere, mbone kuza tugirane ikiganiro. Nta kindi kiganiro, ni ikiganiro ni ugusenga. Ni ugusenga, ni ukubohoza iminyago. Ni ugusenga ukabohoza. Hari ukuntu Satani ajya kurwanya mu masezerano yawe Imana yaguhaye. Ugasenga bikanga, ugasenga bikanga, ugategereza bikanga. Hari abarozi baroga, bagenda bakazika amasezerano. Ariko iyo wabaye maso, Imana yacu igize igacagaguye iyo migozi iboshye ayo amasezerano agasohora. Tugashingira, tukabyara, tukajya hanze nk'uko Imana iba yaratubwiye. Natwe tukabaho neza kuko Imana iba yabivuze. Ahantu nasoreza, ndasoreza mu ijambo riri mu Imigani 22 ku murongo wa mbere. Murakoze cyane mwebwe mwamunkurikiye kuri Ubuhamya. Bagonga ko nsubitse nuryoherwa n'ubuhamya bwanjye, wamamagara kuri 078 567 20 iyo ni MTN. Tigo ni 072 10 47 664. Izo nizo nomero wanshakiraho, ngagufasha mu gusenga, tureba ukuntu twabohoza ibyawe.
reka rero dusenge wowe waruneze amatwi wumva ubuhamya. Murakoze. Mana data, Mana ikomeye, Mana igira neza, turagushimye turaguhimbaje, tugushimira ineza yawe, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira ko wanye natwe dutangira ukawusozanya natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nemera Mwami Imana imitima yarimo kumva ubuhamya bwanjye, Mana ibwugwe neza kandi yongeye gusubizwamo imbaraga. Bana nabo kandi ukomeze kubagira neza muri byose, ubane natwe igihe cyose, ni mu izina Yesu nyambaje nizeye, amen.